Bakunzi bahoraho life twongeye kubasuhuza turabashimiye ko mudukurikira muri benshi aho muherereye mu bihugu bitandukanye kandi turabashimira ko ibiganiro byacu mukurikirana muduha comment muraduhamagara muratusura mukatubaza ibibazo bitandukanye kandi tukabafasha ku buzima murabizi ko ubuzima bwiza ari n'urugendo n'umukoro no kwiyemeza no bumenyi udafite amakuru udafite ubumenyi udafite umuhate biragoye kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza rero ntago bwizana. Ari umuntu waducira umugani aravuga ngo mu byukuri amagara aramirwa ntamerwa. Ndagabata se umwana ati ngiye barambwiye amagara aramirwa ntamirwa. Sofa amagara rero amagara mazima aramirwa ntamerwa kugira ngo tubeho neza niko turya neza niko tubaho neza niko kandi tugira ikirere cyangwa environment nziza. Uyu munsi rero bakunzi bahoraho life mu minsi twa tumaze tutaganira tuje kubaganiriza twibukiranya kandi tubaha amakuru kubigezweho cyangwa se kubyibanze dushobora no gusanga iwacu ariko bifite ubushobozi bukomeye ku buzima bwacu cyane cyane bishobora kuturinda indwara bishobora kutuvura indwara bishobora gutuma tubaho neza. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku kiribwa cyitwa ubuki cyangwa se miel cyangwa se honey ni kimwe mu miel ni mu gifaransa honey ni mu cyongereza ubuki ni ikinyarwanda ni kiribwa gifite amateka maremare mu buzima bw'abantu by'umwihariko mu Rwanda. Ubuki nabwo buri mu bifatwa nk'ikiribwa cy'ingenzi kandi gikomeye cy'agaciro gakomeye ku buzima dore yuko ubuki bwakoreshwaga mu bintu byinshi cyane bugakoreshwa mu gutegura ibinyobwa nk'ibinyobwa bisembuye harimo nk'ibigage bakakita inturire harimo surwagwa bakarwita inkangaza ukanakoreshwa cyane mu kuvura indwara zo mu kanwa nko kubana ibibazo by'ubushye ku bantu bahiye yewe no kuvura nk'izimwe mu ndwara z'uruhu no gufasha abantu kumera neza. Murabizi tunabukoresha mu buryo bwinshi mujya mwumva bavuga ngo u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Urumva igihugu gitemba amata n'ubuki. Amata ni ikintu cy'agaciro gakomeye nk'ikinyobwa gifite intungamubiri nyinshi. Ubuki bukaba nabwo ikiribwa gifite intungamubiri nyinshi nkuko turi bubone. Rero ubuki ni ikiribwa tubona giturutse ku nzuki. Yego hari n'ubuki bukorwa n'ubuhura ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku buki bukorwa n'inzuki. Inzuki ni utunyamaswa cyangwa se twatwita ni inigwa habiri ni utunyabuzima dufite umumaro ukomeye cyane mu gukora iki kiribwa gikomeye ku buzima bw'abantu cyitwa ubuki. Ubuki rero buri uko mubona buri hagati yo kuba ikiribwa gikomoka ku bimera cyane kikaba n'ikiribwa gikomoka ku matungo. Ubwo buri hagati yabyo kuba ari ikiribwa gikomoka ku bimera birumvikana. Ubuki inzuki zibuhomva cyangwa se zibukura mu bimera. Inzuki zikura ubuki ku kintu cyitwa nectar. Nectar ni zimwe muri secretion ikimera gikora cyangwa se n'iby'ikimera kivubura kugira ngo n'ubundi insect nk'ubuki zibashe kuzinyunyuza. Inzuki rero muri uko kunyunyuza kujya kuri kwa kundi mubona ziguruka zijya ku kimera kimwe zijya ku kindi zikora icyo bita guhomva nuko kunyunyuza ubuki ariko ntago zinyunyuza ikitwa ubuki zinyunyuza iyo nectar niyo secretion y'ibimera. Nuwitegereza neza ushobora kuzagenda ugasanga ku kimera nko ku rurabo runaka rifite utuntu tw'utuzi. Utwo tuzi rero akenshi n'uri gato nawe uzumva turyohereye. Uruyuki rero runyunyuza izo nectar cyangwa se n'izindi secretion ikimera kirekura. Ikimera rero ibimera byinshi bigira amasecretion atandukanye bigira ubwoko bw'amatembabuzi birekura. Ayo matembabuzi akenshi nk'abana barayakundaga kera twayaturya nk'ikintu bita amariragenge nazo ni secretion zitangwa n'ikimera nk'ikimera ahantu runaka ukabona cyazanye ayo mariragenge. Amariragenge ubwo ni nk'amarira y'ikimera ariko ni secretion y'ikimera gitanga. Nectar ho mu rurabo ushobora gusangamo utuntu tw'utuzi ururabo rwarekuye. Izo nectar rero nubwo bwoko bw'amasecretion inzuki nibyo zihomva zigahomva kuri ibyo biti kuri izo ndabo ku biti bitandukanye. Buriya ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko kugira ngo uruyuki rukore nibura ikiro kimwe cy'ubuki hazaboneka ikiro kimwe cy'ubuki
bivuga ngo uruyuki ruragenda rugahomva kuri miliyoni zirenga 2 kugeza kuri 6 z'indabo zitandukanye. Uruyuki rero ni urunyamirimo, uruyuki rukora akazi gakomeye kugira ngo ruduhe ubuki. Ubuki rero nka produit cyangwa se nk'ikiribwa cyaturutse mu mikorere no mu kazi gakomeye inzuki zikora, kandi zikakora mu buryo butandukanye, kuko urumva hari inzuki zibamo amoko atatu buriya, zibamo inyamirimo, hakabamo izijya gutara, hakabamo noneho n'umwamikazi nizirinda umutiba nyine. Ubwo hari zagiye gutara, hari ziri mu mirimo aho ngaho, hakaba noneho n'umwamikazi wazo ndani, na za zindi zikora imirimo zubaka ibinyagu n'izindi nizirinda umuzinga. Inzuki rero muri iyo mirimo zikora itandukanye harimo kujya gushaka ubuki, kujya gutara, mu gifaransa twabyita récolte. Hakaba muri uko kujya gutara uruyuki buriya ruragenda rugakurura rukanyunyuza ya nectar cyangwa za sécrétion z'igiti cyangwa z'ururabo, bikagenda bikajya muri tube digestif yayo, bikinjira mu cyo bita jabo. Jabo ni nko ku mpera y'amara cyangwa se y'igihogohogo cyayo, y'uruhogohogo. Noneho muri iyo jabo cyangwa muri ako gasanduka niho hajya kwiteka cyangwa se habika ya nectar bwa buki bwanyunyuje. Uruyuki ntabwo ruba rurekeye aho ngaho, burya muri iyo muri uko kunyunyuza, muri uko kujya kubibika, urumva iyo runyunyuje rusa nk'urubitse ya masécrétion y'igiti, ya nectar, hanyuma byivanga rero n'amatembabuzi cyangwa n'amanzime yo muri kakanwa cyangwa muri rwarura no muri ya jabo y'intuza ya rwaruyuki. Uruyuki rero mu gukora iyo sagging cyangwa mu kunyunyuza, habaho icyo bita predigestion, cyangwa se ni nko gusa nkaho rudigeye cyangwa se rugogoyeho ya nectar cyangwa se bya bindi rwanyunyuzaga muri rwa rurabo, nibyo bita predigestion. Nyuma yo kurekorta yo gusa nkaho runyunyuza, rukora predigestion ya bya bindi runyunyuje, hanyuma hagakurikiraho rero ko bifata rukabijyana. Uruyuki rurabijyana rukabihereza izindi nzuki, burya zisa nk'izisomana, ruhereza urundi ruyuki narwo rugahereza izindi zijya gutangira kugira gukoresha ya nectar, ya predigestion ya bya bindi rwataye, rukajya kubikoramo, akatangira akazi ko gukora ubuki rero, ko kujyana kubishyira muri serire cyangwa muri bya binyagu. Hanyuma uruki ntabwo rurekera aho ngaho, burya uruyuki rumaze kubihereza rwa rwavuye gutara, iyo rumaze guhereza urundi ruyuki rurimo gukora umuzinga, ruri gukora za serire, ruri gukora bya binyagu, ubwo za zindi zitangira kugenda zibika bwa buki cyangwa se ya predigestion ya nectar yakozwe rwahererekanyije na rugenzi rwarwo, rugatangira kugenda rubika muri twa tuntu mumamo tumeze nk'utuzu turi mu kinyagu. Hanyuma ubwo gihe biba bifite hafi 80% by'amazi yivanze nyine na ya manzime digestif y'inzuki. Muri ayo manzime digestif rero, muri kwa kundi uruyuki rwabijyanye mu kanwa karwo no mu igogora ryabyo rukabigarura rukabiha urundi, hivangamo buriya anzime zikomeye cyane nk'izo bita inhibine, zigira akamaro gakomeye cyane mu gutuma ubuki bukoreka. Buriya ntabwo ubuki bukomoka ku kuba gusa uruyuki ruhomvwe rukure ya nectar rugagenda rukayishyira mu kinyagoya, ahubwo muri ya predigestion, muri kwa kundi uruyuki rubibitse mu nzira y'igogora yarwo muri jabo, no mu kwa kundi rukumya rubinyuza mu nzira y'igogora, ruvangamo ubwoko bw'amanzime digestif yayo bita inhibine, inatuma bwa buki bwigiramo bwa bushobozi bwo kwica ama microbe, bukaba ari antiseptique cyangwa se bukaba ari antibiotique naturel. Ubuki rero iyo bumaze kugera muri cya kinyagu cyangwa se ya nectar iri predigéré, rwa ruyuki rumaze kubifata rukabikora rukabishyira mu kinyagu, haba harimo amazi menshi. Ayo mazi rero buri agenda agabanukamo kugira ngo bizabe ubuki, agabanwamo n'ubushyuhe buba buri muri cya kinyagu cyangwa muri wa mutiba, nanone bikagabanwamo na ventilation. Mujye mwumva inzuki zivuga buriya ziba ziri guhuha. Iyo zihuha rero zigabanyamo ya mazi ari muri ya bwa buki cyangwa se muri ya nectar bwahomvye yivanze n'amanzime digestif yayo, hanyuma amazi yagabanuka hagasigara
nka 18 hagati ya 17 na 18 kwijana by'amazi muri bwa buki. Ubuki bukaza noneho kwiteka cyangwa bukaza gusa nk'ubukomeye, aribwo hatangira kubaho nyine ubuki. Ubuki ubwo urumva ahantu bwaturutse ku ruki rwagiye guhomva, ruraza ruhereza ngenzi zarwo z'inyamirimo ziragenda zikora kwagika, zisa nk'izishyiramo nyine ya nectar yabaye predigere, hanyuma zigabanyamo y'amazi agabanyutse haboneka ubuki. Ubuki rero ni ikiribwa nkuko nabibabwiraga kiri hagati y'ibikomoka ku matungo n'ibikomoka ku bimera. Bikomoka ku bimera kubera ko inzuki ubwazo ni amatungo, twakazibaze nk'inyamaswa cyangwa udusimba. Hanyuma ibimera zabihomvemo ni ikinyabuzima cyangwa se ni intungamubiri zakomotse ku bimera. Ubuki ubwabwo buturuka kuko uruyuki rwagize ubwo bushobozi bwo kuvangamo za nzime twababwiye zituma yewe bunaba antibiotique. Hanyuma kandi ubwo bigahita bituma cya kiribwa kiba nk'igiturutse ku bimera, amemuta kikaba n'ikiribwa cyaturutse ku nyamaswa. Ubuki buri hagati y'ibiribwa bituruka ku bimera n'ibiribwa bituruka ku nyamaswa, ariko kikaba ikiribwa gikomeye cyane gifite intungamubiri nyinshi tugiye kubabwira. Ari nayo mpamvu ubuki ari ikiribwa gikomeye, kubera ko hejuru ya 70% ibigize ubuki ni babyita substance biologique active. Nuvuga ngo ni intungamubiri zifite ubuzima bw'ingenzi cyangwa se ubuzima nyabwo utari byabanje gupfa nka kwa kundi dushaka kurya ikintu kubera ko cyabanje kumishwa, cyabanje gutinda hanze, guhunikwa no kugira gute. Ubuki buriya ni ibiryo biri biologique cyangwa se ni ibinyabuzima, ni intungamubiri zifite ubuzima hejuru ya 70%, kubera ko buturuka kuri nectar twabonye ni nkaho mushongi ibimera bitanga cyangwa se za ndabo zirekura. Ikindi ni intungamubiri zaturutse mu cyo bita glande hypopharyngeenne. Glande hypopharyngeenne ni za nzime cyangwa se ya matembabuzi yaturutse mu rwungano ngogozi mu kanwa k'inzuki, ari nayo yifitemo za substance za nzime bita inhibine. Iyi glande hypopharyngeenne rero ni imvubura ziri mu kanwa cyangwa ziri mu rwungano ngogozi rw'inzuki, zikaba ari imvubura zikomeye mu gutunganya ya nectar kugira ngo izahindukemo ubuki. Harangiza inzuki zikongeramo iza nzime zikomeye cyangwa se aya matembabuzi akomeye yitwa inhibine. Inhibine rero zituma bwa buki bwacu, ariyo mpamvu bugira za propriété cyangwa se ya miterere ifite ubushobozi bwo kuvura no kurinda indwara. Rero ubuki bugizwe n'intungamubiri nyinshi zirimo glycide ni ibiterambaraga, harimo amaproteine ni ibyubaka umubiri, hakaba harimo imyunyungugu, hakaba harimo byo bita les oligoéléments ni zimwe mu ntungamubiri ntoya umubiri ukeneye ariko ku kigero gito. Oligoéléments zikaba ari ingenzi cyane kuko uyu mubiri uzibura, tuvuge nka zinc, nka cuivre, nka manganese, umubiri ugira ibibazo bikomeye. Tukagiramo ibyo bita amavitamine ni ibirinda ndwara. Muri bwa buki tuba dufitemo n'amavitamine. Tukagiramo ibyo bita les acides organiques nka acide formique, malique, acétique, succinique. Kandi mu buki tubonamo amanzime niyo bita invertase rero na enzyme y'ingenzi ikomoka nyine muri ya macandwe nanone cyangwa se muri ya matembabuzi akorwa na tube digestif y'uruyuki, zigatuma nyine hahinduka muri za glycide cyangwa se muri bwa buki. Ubundi buki urumva buraryohera, buriya bari ubwoko bwa saccharose, ni ubwoko bw'isukari, ariko iyo sukari kubera iriya invertase, iriya enzyme, ubuki butuma iya enzyme ishwanyaguza ya sukari ikayihinduramo ubwoko bubiri bw'amasukari umubiri wacu bukeneye, glucose na fructose. Hanyuma rero mu buki tubonamo n'ubwoko bundi bwitwa inhibine, akaba ari amatembabuzi cyangwa se amanzime afite ubushobozi bwo kongerera imbaraga bwa buki bwo kwica microbe, bakaba babyita capacité bactericide. Hanyuma mu buki dushobora kubonamo izindi substance organique nk'izo bita acetylcholine, amaproteine cyangwa se amacide aminé, izo bita grain de polé, n'ibindi bitazwi nk'icyo bita propolis. Rero tuvuze nko kuri glycide,
tuvuze muri bya bindi birenga hafi bitandatu 10 bigize ubuki nk'amaglycide. Ubuki bufite ibi biterambaraga byitwa glycide hejuru ya 80%, hagati ya 80 na 82%, ari byo bituma rero ziriya glycide ziba zigizwe na glucose, yewe nibyo bita dextrose hejuru ya 31%, fructose na levulose 38%, saccharose rimwe kugera kuri 2%. Rero iyo ubuki buriya uko ubona babwifitemo ubwoko bw'ibiterambaraga bibiri by'ingenzi umubiri wacu uhora ukeneye, glucose na fructose. Bikaba ari nabyo bituma imiterere y'ubuki butuma umubiri ubona imbaraga, kandi ubwo bwoko bw'izo mbaraga bukaba butagira ingaruka ku mubiri w'umuntu, kugeza no ku bantu barwaye diabete. Murabizi ko uyu umuntu arwaye diabete akenshi tumubuza kunywa cyangwa gukoresha isukari mu byanywa, isukari isanzwe, kubera ko yamubera mbi. Ariko ku buki umuntu ufite diabete iyo ubukoresheje neza n'ubwoko bw'isukari nziza umubiri uba ukeneye ku kigero gikwiye, kandi bugafasha umubiri wawe kubona imbaraga, bugafasha umubiri wawe guhangana ndetse n'ubwo burwayi bwa diabete. Niyo mpamvu mu buki dusangamo nyine ubwoko bubiri bw'amasukari, kandi iyo ubuririye rimwe, iyo uriye ubuki umubiri ubona izo mbaraga z'amasukari mu bwoko bubiri kandi budateje ikibazo. Mu gihe ubwoko bumwe bw'isukari nk'iyo bita iriya saccharose, iriya sukari dusanzwe dufata, iriya sukari y'umweru dufata twongera mu byo kunywa, ubundi iba mbi cyane cyane ku bantu bafite isukari nyinshi mu maraso no ku bantu bafite diabete. Fructose rero nk'isukari dusanga mu buki ni isukari nziza, iba digere mu buryo butihuta, cyangwa no kuvuga ngo umubiri uyikoresha gake gake kandi gatanga imbaraga. No kuvuga ngo iyo unyweye ubuki, fructose irimo igenda gake, ariko bigafasha umubiri w'umuntu kuyibona vuba, kuko birahagije kwita iba absorbe mu mara, itabanje guca mu mwijima n'ahandi hantu, igahita igera mu maraso, umubiri ugatangira kuyikoresha bitawusabye kuvubura umusemburo wa insuline. Niyo mpamvu ku ba diabetic biba byiza. Nanone glucose iboneka mu buki nayo inyunyuzwa vuba kandi ikanihuta, ikagera mu maraso vuba itagize ahandi hantu inyura, ndetse umubiri ugatangira kuyikoresha. Ariko kugira ngo ikoreshwe mu tunyangingo tw'umubiri mu maserire, aho bisaba ko umubiri urekura insuline. Rero iyo bikoreshejwe amemuta, tuvuga umuntu yanyweye ubuki cyangwa yakoresheje ubuki mu byo kunywa cyangwa mu bindi byo kurya, ku kigero gikwiye umubiri uyibona vuba kandi ku kigero gihagije, bityo bigatuma n'umubiri udacika intege, bigatuma umubiri uhorana imbaraga kandi ukagira imbaduko. Byongeye kubera ko mu buki dusangamo proteine iri ku kigero cya hagati ya 0.3 kugera kuri 1% by'ibigize ubuki, bituma umubiri ushobora kwiyubaka kandi ukabona imbaraga zihagije, ugashobora guhangana n'ibiwuca intege, yewe no gutakaza ibiro, bityo bigatuma umubiri w'umuntu umera neza, ugasa neza. Niyo mpamvu ubuki mubona barekomande ku bantu bafite indwara nyinshi, cyane indwara turi babwire imbere. Ubuki twabwiye ko bufitemo imyunyungugu, twayibabwiye imyunyungugu y'ingenzi cyane ku kigero gitoya, yego, ariko ikaba ari ingenzi mu buryo bukomeye. Aha twababwiramo nka fer ni ubutare, akaba ari ingenzi cyane mu gutuma tubona amaraso ahagije, mu kongera insoro z'umutuku, amaraso yacu, izo nsoro nizo zigira amaraso. Kandi ubuki bubamo phosphore, bukabamo magnesium, bukabamo calcium na potassium. Phosphore, magnesium, calcium biri mu bintu by'ingenzi bituma umubiri wacu ukora neza, ndetse iriya myunyungugu fer, phosphore, magnesium, calcium yewe na potassium ni ingenzi, bikaba bituma nyine umubiri wacu mu gihe wariye ubuki, umubiri wacu ubasha no kubukoresha vuba kandi neza, ntibigire n'ingaruka ku mubiri wacu. Muzumva abantu benshi bafite ikibazo cyo kubura amaraso, afite ikibazo cyo kubura imyunyungugu, calcium, ugasanga yarwaye imitsi, yarwaye mu ngingo, afite ibibazo by'amagufa, afite ibibazo by'imitsi, paralizi, uruhande rumwe akababara, mu ngingo akababara, agahorana ibibazo byo kumva acitse intege. Ubuki bushobora kuba kimwe mu biribwa cyangwa se mu by'umubiri wawe ukeneye, dore ko ufitemo ziriya ntungamubiri. Ni byiza kugera kuri Horaho Life kugira ngo turebe, tugufashe, tukugire n'inama. Kandi za origorema twababwiye zirimo zinc, cuivre na magnesium n'amavitamine n'amaside organique n'ariya manzime twababwiye, bikaba ingenzi. Tubisanga rero mu buki. Ubuki bukaba ari ikiribwa cyiza iyo ari ubuki bwatunganyijwe neza mu buryo bukwiye, butangijwe,
kandi iyo uburiye ku kigero gikwiye bijyanye n'uko ubuzima bwawe bumeze n'imyaka yawe, mu by'ukuri ibyo turabifashamo kugira ngo musobanukirwe neza ese mpagaze gute, nabukoresha gute, ese ni ngombwa, ese nakura he ubwo nizeye. Aho muri Horaho Life twabigufashamo kugira ngo ukoreshe ubuki ku kigero cyiza kandi ubuki bwiza. Rero muri rusange ubuki bufite imimaro itandukanye cyane cyane mu buryo bwo kuvura. Iyo tubabwiye ubuki bufite akamaro ko kuvura, ntabwo tuba tubabwiye ko mu gihe urwaye kwivuza atari ngombwa uzakoresha ubuki nk'umuti gusa. Oya, ahangaha ubuki nk'ikiribwa, ubuki nk'ikiribwa gifite ibyo bita propriété thérapeutique cyangwa se propriété curative, ni kimwe mu biribwa ushobora kwifashisha ariko bitakubujije ko ujya kureba abaganga kugira ngo bakugire inama, cyane cyane mu gihe ufite uburwayi runaka. Niyo mpamvu Horaho Life turi hano, niyo mpamvu turi kubigusobanurira mu gihe cyose udafite amakuru ahagije cyangwa se ukeneye gusobanukirwa neza n'uko umubiri wawe umeze. Ni byiza kugana inzobere mu buvuzi, ni byiza kugana abaganga kugira ngo tukugire inama mu buryo bwimbitse. Niba urwaye diabete, niba ufite hypertension, niba ufite asthénie, niba ufite n'izindi ndwara zitandukanye, mu buryo bwo gukoresha ubuki nka kimwe mu biribwa byagufasha kumererwa neza, wadatugeraho. aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri etage 3 mu muryango 302. Tubibutsa ko mugomba gukora subscribe no gukora like, yewe mugakora na share, kuko ibi turi kubabwira ni science n'ubumenyi kandi ni ibintu bikunda, ni ibintu bikoreka, ni ibintu by'ingenzi ku buzima bw'abantu benshi. Buri muntu wese yakenera gukoresha ubuki nka kimwe mu biribwa by'ingenzi umubiri wacu ukenera hafi buri munsi. Ni nayo mpamvu tugiye kubabwira zimwe mu ndwara cyangwa bimwe mu bibazo ubuki bushobora kudufasha gukemura. Aha twababwiramo nk'ikibazo cyitwa asthénie. Twize kubabwira kuri asthénie nk'indwara cyangwa se nka bimwe mu bibazo umubiri uhura nabyo. Akenshi ni uburwayi bugaragazwa no gucika intege, kubura imbaraga, kubura morale, kumva nta mbaraga ufite. Akenshi bituruka ku kuba umubiri wawe udafite glucose, udafite nimwe mu myunyungugu yagabanutse, cyane cyane ariko kugabanuka kwa energy, imbaraga. Ukumva nta mbaraga ufite, ukumva wacitse intege, ukumva urashaka nko gusinzira ariko mu by'ukuri nta n'ibitotsi ufite, ukumva nta morale, ukumva wihebye, ukumva ntumeze neza. Yewe no mu gitondo ukaba wabyuka wumva wasinziriye neza ariko ukumva nta mbaraga, ukumva ubwonko bwawe ntago buri concentré, ukumva ntufite morale, ukumva nturi active, ukumva ntushaka gukora, ukumva wasubira kuryama. Icyo gihe rero ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi bwa asthénie, tubyita asthénia cyangwa asthénie mu gifaransa. Ubuki, gukoresha ubuki ni kimwe mu bishobora gutuma uhangana cyangwa se uvanaho iki kibazo, kubera ko ubuki buduha glucose, bukaduha na fructose, bukaduha imbaraga. Iyo umaze kubukoresha uhita wumva icyo kibazo kivuye ako kanya. Kubera iki? Kuko iyo umubiri wawe ubonye glucose, iyo ubonye fructose, iyo ubonye energy, mu kanya gatoya, mu masegonda make rwose umubiri uhita ugira imbaraga zihagije, kubera ko mu buki tubonamo ibyo bitera imbaraga, tugahita tubonamo kandi n'imyunyungugu yibanze irimo n'aya mavitamine bita bituma umubiri wawe ubasha gukoresha ubuki cyangwa ubasha gukoresha energy, umubiri ubasha kubona za energy ukeneye. Bityo bigaheza bituma cya kibazo wari ufite cya asthénie, cyo gucika intege, cyo kubura morale, cyo kubura concentration, cyo kumva udafite imbaraga, kigahita kivaho. Ubuki kandi budufasha mu guhangana n'ikibazo cya insomnia. Insomnia nayo twayibabwiyeho ni ikibazo cyo kubura ibitotsi. Kubura ibitotsi ni kimwe mu bibazo bihangayikishije abantu benshi, kubera ko biterwa n'impamvu zitandukanye. Bishobora guturuka ku ndwara zishingiye ku ndwara zifata ubwonko cyangwa se zifata intekerezo, ariko bishobora no guturuka ku mirire cyangwa se ku ntungamubiri umubiri wawe ubura. Rero ibiyiko bibiri by'ubuki ushobora kuvanga mu mazi ashyushye cyangwa mu byo kunywa bishyushye nk'inshyushyu, amata, nibura ibiyiko bibiri ku munsi, cyane cyane mbere yo kuryama, ushobora kubona ibitotsi bihagije, kubera ko no gusinzira buriya bisaba energy, bisaba imbaraga z'ubwonko. Rero kubera ko twabonye ko mu buki habamo fructose na glucose, hakabamo imyunyungugu n'amavitamine, cyane cyane vitamine zo mu bwoko bwa B hafi ya zose uretse vitamine B12 n'itarimo, hakabona ka vitamine C, bituma umubiri wawe utubona imbaraga, bigatuma ubwonko bwawe bubona imbaraga, bugatuma bwindusinga sleeping, ukabasha gusinzira neza ugashyika ejo. Ubuki rero ni byiza ku bantu bashaka kubona ibitotsi bihagije. Ikindi niko ubuki ubwabwo butabyibushya,
ku bantu bashaka gutakaza ibiro ushobora gukoresha ubuki mu byo kunywa byawe, gukoresha isukari isanzwe tugura. Ubuki burinda constipation kanayivura. Ku bantu bafite ikibazo cya constipation mwabibonye fructose buriya n'ubwoko bw'isukari ariko idahita iba absorbe vuba. Rero uko ugenda itinda bituma amara yawe ashobora gusohora ibiri mu mara mu buryo bwihuse. Ikindi buriya bwoko bw'ama antibiotique cyangwa se bwa inhibine zica microbe n'amabacteri zituma no mu mara kimwe n'amavitamine n'amaminerale arimo amara akora neza, bityo bikarinda constipation. Ubuki kandi bufite akamaro gakomeye mu kurinda diarrhée, cyane cyane diarrhée aiguë, ka diarrhée katewe n'ama infection. Ibiyiko 2 kugeza kuri 3 by'ubuki bishobora kukuvura diarrhée yaturutse kuri nko ku salmonella. Salmonella kwa kundi turya amasalade, turya ibiryo bitameze neza, ukajya nko mu bukwe, ukajya mu minsi mikuru runaka, cyangwa se wayiteguye salade runaka ikanduzwa n'ibyo bita amasalmonella. Akenshi tuzandurira mu byo kurya, ukarya uyu munsi ejo mu gitondo ukumva warwaye mu nda, ukajya ku musarani kenshi ukarwara diarrhée. Ibiyiko 2 kugera kuri 3 by'ubuki bishobora kudufasha guhangana no kukiza ubwoko bwa diarrhée, cyane cyane yaturutse ku masalmonella no kubyo bita amacolite infectieuse, ama infection, kuko twabonye ko ubuki bufite propriété na capacité yo gucuaringa, yo kuvura no kurwanya no kwica ama microbe. Ubuki rero bufite kandi ubushobozi bwo kurinda ama infection respiratoire. Ubuki buvura indwara zo mu nzira z'ubuhumekero kuko bufasha ubwabwo kuba ari expectorante, bukaba antitussive, bukaba ari ingenzi cyane iyo ushobora gukoresha hagati ya grama 20 kuza kuri 30. Birinda crise asthma. Abantu bafite ibibazo bya asthma by'umwihariko muri ibi bihe murabona turi mu bihe by'ihindagurika ry'ikirere, ikirere ugasanga cyahindaganye, harimo ikibunda, harimo ibiyaga. Icyo gihe crise ya asthma ku bantu bagira asthma irazamuka, n'abantu bagira amasinezite. Rero gukoresha ubuki grama hagati ya 20 kugera kuri 30 ku munsi mu byo kunywa byawe bishobora kukurinda uburwayi n'amakrize ya asthma. Rero ubuki kandi bufite ubushobozi bwo kuba désensibilisateur des grains de pollen, bityo ubuki bukagira akamaro gakomeye cyane mu kurinda. Nuvuga ngo buriya buryo ubuki bufitemo antibiotique cyangwa se bwifitemo uburyo bwo kurinda indwara no kwica ama microbe, kandi bugira akamaro none kameze nk'ako kuba urukingo ku ndwara z'ubuhumekero binyuze muri iki kintu nayo mbabwiye cyitwa désensibilisateur des grains de pollen. Zifite ubushobozi bwo kwajisa ku bice bitandukanye by'umubiri mu kurinda indwara zo mu buhumekero, harimo nk'umusonga, harimo nka zira ndwara za asthma, ama bronchite, ama sinezite. Iyo ukoresha ubuki hagati ya grama 20 na 30 ku munsi bikurinda zira ndwara zo mu buhumekero. Ubuki kandi bufite ubushobozi bwo kugira imbaraga mu kurinda icyo bita insuffisance hépatique. Umwijima wacu ni igice gikomeye, akaba ari laboratoire ikomeye ku mubiri w'umuntu. Mu by'ukuri umwijima utufasha gukura imyanda no kurinda ibindi bice by'umubiri ko byibasirwa cyangwa byinjirwamo n'imyanda yaturutse mu byo tuba twariye, mu byo tuba twanyweye, no mu byo tuba twahuye nabyo bitandukanye birimo amazi tuba twanyweye. Rero iyo tugize ibibazo bya hépatique, abantu bagira ama hepatite B, hepatite C, hepatitis, inflammation hépatique, insuffisance hépatique, nko ku bantu banywa alcool, banywa inzoga nyinshi, ku bantu banywa itabi. Ubuki bugira umumaro ukomeye cyane mu gufasha umwijima gukoresha neza glucose na ya fructose, yewe bigatuma umwijima wacu ubasha gukora glucogene ukayibika mu tunyangingo twawo, bityo bigaha umwijima imbaraga mu gukora neza. Rero ubuki ni ingenzi mu kurinda indwara z'umwijima no mu gufasha umwijima kugira imbaraga no gukora neza, cyane ko ituma utunyangingo tw'umwijima, amasere y'umwijima agumana ubuzima n'imbaraga mu buryo bwo gukora neza. Ubuki buzwiho kuvura no kurinda zimwe mu ndwara z'uruhu, dore yuko nko ku bantu bafite ibisebe ku mubiri, ku ruhu, akenshi babukoresha iyo usizeho kuri bya bisebe amasa, bya bisebe bimeze nk'umufunzo, ibisebe byaturutse ku ma infection bacterienne, bityo birakira kubera ko ubuki bwifitemo capacité antibacterienne, bukaba ari antiseptique ikomeye. Ubuki rero bwifitemo imbaraga, iterambaraga ku kigero cya kilokalori 304,
bukigiramo amavitamine akomeye, bukigiramo ubushobozi bwo kurinda amamikrobe. Ubuki rero mu gihe ubukeneye, ubuki bufite intungamubiri zihagije, ubuki bwatunganyijwe neza, ubuki bufite ziriya properties zose twababwiye, Horaho Life turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe kubona no kubagira inama ku mikoreshereze y'ubuki no ku buki bwiza mwaba mukeneye, kugira ngo tubafashemo tubahe ubuki bukwiye. Tubafitiye ubuki bwiza bukomoka ku bimera biri naturel, cyane cyane bukomoka mu mashyamba ya Nyungwe, mu mashyamba ya Tanzania no mu mashyamba ya Forêt Equatoriale. Akaba ari ubuki bwiza bufite imbaraga, bufitemo ziriya ntungamubiri zose, ubuki bwifitemo ubushobozi bwo kurinda za ndwara zirimo zo gucika intege, kubura ibitotsi, umubyibuho ukabije kuwugabanya, kurinda constipation, kandi akaba ari ubuki bwifitemo ubushobozi bwo kuduha intungamubiri, amagliside akwiye, amaproteine, imyunyungugu, amavitamine, dore ko ubuki butunganywa mu buryo bugezweho hifashishwe extraction, centrifugation na filtration, bityo tukabona ubuki butangiritse bugifite za ntungamubiri na bwa buzima bwo kurwanya za mikrobe. Bityo ubuki muri Horaho Life tubagiramo inama, n'ubuki butunganyije mu buryo bwiza ariko butangiza za inhibine zifite ubushobozi bwo kwica amabakteri nk'amastaphylocoque, amadiphtérique. Ikindi niko ubuki dushobora kubagiramo inama gukoresha bugomba kuba ari ubuki butatetswe cyangwa butanyujijwe ku muriro kuri degrés Celsius irenze 40. Iyo ubuki bukoreshejwe ku muriro kuri degrés Celsius zirenze 40, butakaza bwa bushobozi bwo kuba antibactérienne cyangwa se antibiotique, bityo bigatuma bwa buki butugifitemo za inhibine zica za mikrobe zitera indwara zitandukanye, bityo bikaba ari ubuki bwa busanzwe budashobora kwica mikrobe. Rero ubuki bufite ubushobozi bwo kuturinda indwara nyinshi zirimo sinezite, gufungana, inkorora, bronchite, uburwayi bw'igifu, uburwayi bw'amatwi, infection zo mu mara, umusonga, rubagimpande, indwara z'ibihaha, virusi zo mu bihaha, indwara z'umutwe, uburwayi bwa Parkinson, ama infection yo mu dusabo tw'indurwe no gusarara. Iyo ukoresheje ubuki bushobora kuguha ubushobozi bwo kwirinda no kurwanya ziriya ndwara. Niyo mpamvu muri Horaho Life tubagira inama yo gukoresha neza no kuza kutureba kugira ngo tubahe ubuki bw'umwimerere, kandi ubu buki bufite ubushobozi bwo kuba bwarinda bukanavura abantu ku ndwara zitandukanye zirimo n'amakanseri, infection zo mu myanya y'ibanga, kubabara mu mihogo no kubyimba, ku bantu bafite goutte n'ibisebe by'imifunzo. Ubu buki ni bwiza, dore ko ubuki bwacu bwifitemo icyo bita propolis. Iyi propolis ubwayo tubize kwibabwiraho ni umuti ukomeye mu kurinda no mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane izi ndwara zituruka kuri microbe, indwara zituruka ku mavirus, indwara zituruka ku mikorere mibi y'umubiri. Bityo gukoresha ubuki, cyane cyane ubuki muri Horaho Life ushobora kuhasanga, ushobora kukurangira ni ubuki bwiza, dore ko ari ubuki n'umudiabetike ashobora gukoresha ku kigero gikwiye, bikamufasha kumererwa neza, bikamufasha no kwirinda no kubaho neza, diabete itazamutse ndetse ahubwo ikaba karume, ikaba nziza ku kigero akira cyangwa amererwa neza. Iyi propolis ikomoka ku buki tunagira ni ingenzi cyane mu kuba antibiotique, mu kuvura indwara zitandukanye. Rero mu gihe ukeneye ubuki bwiza, ntimutindiganye, ntimutinye, ntimunanirwe kugera kuri Horaho Life Rwanda, aho dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri etage 3 mu muryango 302. Mwanaduhamagara kuri telefoni zacu 0788 698813 cyangwa 0788 35 64 Ubuzima bwiza nicyo gishoro, cyo turabizi twese, kandi amagara mazima burya aturuka mu byo turya, muko tubaho, mu byo tunywa no muko twizera. Ni byiza rero ko tugira impagarike n'ubugingo bimeze neza, tukagira kandi mu mirire yacu intungamubiri zihagije, tutibagiwemo kubuki ari antibiotique, bikabikiribwa umubiri ukeneye ku kigero cyose, cyangwa se ku bantu bose uretse abana bari munsi y'umwaka umwe. Abandi bantu bose bashobora gukoresha ubuki kereka abagira allergie ku buki, ariko abandi bose ubuki ni ikiribwa cy'ingenzi, ni ikiribwa kiri noble, dore yuko ubundi uruyuki turubara nka laboratoire iguruka, ikaduha rero ibiryo, ikaduha ikinyobwa, ikaduha ikintu gikomeye nk'ubuki. Biragoye ko wabona ikindi kintu
gisimbura ubuki, kuko ubuki bukozwe mu buryo bukomeye, mu buryo burenze uko umwana w'umuntu yabishobora, kuko uruyuki ubwarwo ni uruganda rukora ikiribwa gikomeye, ikiribwa udashobora gupfa gukora uretse kuba uruyuki ubwarwo ariwe rwabikora. Rero muze dukoresha ubuki, mukoresha ubuki bwiza, nimuduhamagare tubafashe. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like, mwibuke gukora share, aho muri hose turabakunda kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ubuki bwiza muri Horaho Life, ubuki bwiza bw'ibanze bukomoka ku nzuki NBH, murayisanga muri Horaho Life. Natural Bee Honey n'ubuki bwiza mwasanga muri Horaho Life, akaba ari ubuki bukomoka ku bimera, bikomoka mu mashyamba kimeza, mu mashyamba agezweho, mu ndabo nziza. Akaba ari ubuki mwimerere bukize ku ntungamubiri, bukize ku bituma umubiri wacu ugubwa neza, ugakira indwara ndetse ukabaho neza. Turabashimiye, turabakunda cyane, nimugira amahoro.